ko amasezerano muri Kongo na M23 ntacyo azageraho na rimwe sibyo hazabaho uburyarya ubundi amasezerano hayanga akeshi mu ntambara nk'izi ngizi aragerageza akazama agahenge agaha abandi kwitegura ariko akeshi birangira ntacyo agezeho ubu ngubu Kisekedi kukina kora kizi no kugira ngo Rwanda yo komanda irangira imyaka 30 yishize ubwabyo abantu bakirwanda uburenganzira bwabo bumva iki wowe bakirwanda uburenganzira bwabo ngiye ngo ha imyaka 2 sivuze ngo rihambira birangiye sivuze ngo baraba wenda Kongo yakishemo kabiri cyangwa se bafashe Kongo nk'igihugu M23 yafashe ariko no muri politiki mpuzamahanga hazaba hari ikintu cyamaze guhinduka M23 igeze amahirwe barayitera uko bayiteye handi watutse bayitera hafata ikanafata bavuye mu bindiro byo baje bavuyemo yo na kwitera nagitoka nk'amahirwe gusa iyi mishyano yabo nakizageraho bahaga urugamba rugikora rubisi narakubwiye ngo kugira ngo Kongo ibone amahoro arambye ni inzira eshatu sibyo iya mbere nuko yemera ko bari abantu ari abakongomani bafite ubutaka bwabo gakondo yaba hari ahantu Yes, wongeye kwirirwa dukurikiye kuri UNAP TV ni Moses Variva inyuma za kamera wumva mu matwi yawe ureba ku ishusho n'umugabo w'ibigango umugabo basanze mumenyereye useka neza cyane Endro ikaze ku bantu bakurikiye UNAP TV ndagira ngo abari wo baha ikaze ngiye nabasuhuje Moses urakoze cyane yego nkuko bivuze nitwa Andrew nkaba Mwana na Moses kuri UNAP TV yego tubahaye ikaze rero nshuti bavane mwese mudukujya ku munsi wundi kuri UNAP TV tujyane ikiganiro cyiza murakoze urakoze cyane urashima Imana Andrew cyane hari abantu bavuga ngo ushima Imana ubushima n'abantu bake we ni n'abantu bake cyangwa ni bose ibyo abantu byo arabo mashima hari nabo hagaya ariko abushima ni benshi Hebangaya ni benshi. Ngo nuvuga ngo uri hagati. Ndi hagati. Uratandaraje. Yego urakoze cyane rero kuduha ikaze no kuduhera ikaze abakurikiye UNAP TV nk'ibisanzwe. Tuba dufite byinshi tugomba kubaganiriza ku bijyanye na politike, ubuzima busanzwe ndetse ni byose muri makeya. Ni TV ya byose. Ntacyo waburira hano kandi kubifuza kwamamaza ikazi wacu. Tubaha ikaze cyane kabisa. Aha duherereye ni kuri Silent Corner ariko ku muntu wese uherereye Kanombe ashobora no kuhasura akahagera ku biciro bimeze neza nta kibazo kandi unakeneye ibibanza ubutaka n'ibindi ya nimero ni Hendro 0788 48 yego 62 yego 62 urumva ko ari TV ya byose irimo byose ntabwo wabura ubutaka ngure ubutaka n'imodoka n'amazu kuryoshya imashini zisiza byose wabone wacu ntaba kugura gukodesha n'ibindi byose birahari ariko by'umwihariko kugura ariko n'abagurisha n'abazana imari nyine twafashe kugira ngo tujye byose ni 2 in 1 turinze umbera byombi yes urakoze cyane rero kudukurikira wowe aho uherereye hirya y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Rwanda n'ahandi hatandukanye aho uherereye hose turongeye tuguha ikaze kuri UNAP TV hari ibivugwa hirya no hino nyisuza abantu bari mu ntara ahantu hatandukanye no muri aka gace k'ibiyaga bigari hari byinshi bivugwa hari na byinshi bigezweho use twabyita ibigezweho cyangwa twavuga ko ari ibivugwa ikintu cyose gihari kivugwa cyane ubwo kiba kigezweho kibi cyangwa kibe cyiza urazi ikintu n'ikibi cyose kiba kigezweho cyane ntabwo wakoresheje amago kigezweho mu bibi wagira ngo wavuga ngo hari ikibi kigezweho ntabwo wavuga ngo ikibi kigezweho uyu munsi uvuze nko mu Burayi n'ibinshi bavuga uti ariko ko nyene vafa ngo wajya vakwa inamba Ukraine n'Uburusiya ubwo nigezweho wabo nigezweho ngiye twakuze twumva ko ibintu bigezweho ari ibintu nyine byawe bitwika nyine urabyumva natwe nk'ipantaro nziza igezweho urukweto rwiza rugezweho bimba numva nyine bigezweho ari ibintu byiza ntabwo narenze ko bigezweho n'ibintu bibi bishaka kuba byaba bigezweho ko ari bibi
yego nyereka mbyita ibivugo hari ibivugo hari n'ibihari n'ibikorwa muri iyi minsi reka nkwinjize mu karere k'ibiyaga bigari Yego. tureka tugere mu gihugu cy'abaturanyi yego muri aka karere duherereyemo hari byinshi biri kuvugwa ariko reka tunyarukire muri Kongo dusimbuke n'ubundi benzine turayifite mu ndege ntabwo byatuza kunyarukirayo hari ibivugo hari impinduka zagiye zikorwa mu buyobozi muri reka duhere ku buyobozi bwa Kongo ubwo igihugu cy'ubutegetsi abategeka Kongo hari impinduka zagiye ziba hari umwe mu bagabo witwa Eliezer Tambwe Poshi Tambwe Poshi yahoze mu mwaka wa 2023 yahoze ari mu nteko nshinga amategeko yaho muri cya gihugu ariko aza gushyirwa mu zabukuru n'imbara zitabukuru aje gushyirwa ku ruhande uyu muntu yari afite delegation cyangwa se nimba twabyita nk'ubukangurambaga yari yise ngo de la rwandalisation bivuze ngo abantu bose urumva ko hari mu igihugu cy'u Rwanda harimo Rwanda kandi muri Kongo hariyo abantu bavuga ururimi rw'u Rwanda rw'ikinyarwanda ariko bo batemera ko ari abanyarwanda abatabyemera bane ni leta ya Kongo ya Tshisekedi leta ya Kongo niyo itabyemera ko bo ubwabo barabyemera aravuga urimo rw'ikinyarwanda bo barabizi ko ari Kongomani bavuga ni naho bari ni naho n'abasekuru babo niho bose niho bari n'abana babo ni naho batuye ariko ukibaza umuntu kuba atuye mu gihugu ukamushyiraho nk'iyi kampanye icyo gihe hari mu mwaka wa 2023 baravugaga ati buri muntu wese w'umunyarwanda uyu mugabo ni wari wayizanye icyo gihe kiri muri iyo nteko ariko bisaye nko bihosha agira gutya ajya ku ruhande ariko yongeye agarurwa muri guverinoma tutamutinzeho cyane ubundi harimo n'abandi benshi bari muri iyo guverinoma bo batigeze bahindura nk'abitwa nka madame Subina nka chef wa guverinoma Muyaya Patrick na Jean Pierre Bomba n'abandi batandukanye ntabwo bigeze babahindura ariko ntabwo tubatindaho urumva nk'izo mpinduka zabayeho nicyo mvuga hari aho bishobora kuba bihuriye niko ngiye nkeka ariko nagira nkubaze hari amasezerano urumva hari guverinoma ishyamiranye n'inyeshyamba M23 kuba guverinoma irimo ihindura bimwe urumva ko irwanya n'ubundi M23 bavuga ko irimo irwanira abanyarwanda kandi ari abene igihugu ba Kongo bavuga ururimi abanyarwanda yarwanira abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yego wowe wemeranya n'aba bagabo abahe ndavuga guverinoma hagati hari amasezerano yakozwe guverinoma ya Kongo bafite uburenganzira bushima guverinoma y'uko bishaka abagize guverinoma ni abakongomani bashyizweho na leta ya Kongo ni uburenganzira bwabo gushyiraho mwene igihugu wabo uko bishaka kumushyira muri guverinoma icyo M23 yireba sibyo yego urashyira umuntu muri guverinoma kandi ufite ingengabitekerezo yo kurwanya abavuga imvugo y'ikinyarwanda yego kandi M23 nemo Rwanda ubwo burenganzira cyane cyane by'umwihariko abavuga imvugo y'ikinyarwanda abarwanda form sibyo nivuze yuko nubundi ko kugira ngo izanemo umuntu nguwo irashimangira neza y'ingengabitekerezo yayo no kugira ngo bongere bakore icengezamatwara ry'ingengabitekerezo yo kurwanya no kwanga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nicyo nuvangiye guverinoma nshyashya nizo mbaraga bizanye mu gihe giheruka mu biganiro byacu twakoze ubushize twavuze ku bijyanye n'amasezerano igihugu cya Kongo cyagiranye n'ukuvuga guverinoma ya Kinshasa yagiranye na M23 yego bavuga ko bagiye gushyamirana bihagaze bagiye gukurikiza amasezerano y'amahoro banasinyaho ariko bavuga ko nyuma y'igihe runaka ari kuwa gatanu ushize ku itariki 8 ejo hashize bavuga ko bazongera bagasubukura bakareba aho bigeze n'ibindi ariko M23 yavuze ko itashobora ejo ntigeze yitabira ntigeze igidoha yego ntigeze igidoha icyo kintu kibona gute kuki yaba utekereza iki ko kuki yaba yaranze kugidoha ariko muzi mu biganiro byashize narakubwiye ko aya masezerano muri Kongo mu 21 ntacyo azageraho na rimwe sibyo hazabaho uburyarya ubundi amasezerano nk'aya kenshi mu ntambara nk'izi ngizi aragerageza akazama agahenge agaha abandi kwitegura ariko akenshi birangira ntacyo agezeho ubu ngubu Tshisekedi kinakora kizi
ni ukugira ngo Rwanda ye komanda irangire bagabura basunika manda irangire hanyuma yigende abasigire uwo mwanda w'intambara asize ateje. Ariko ubundi ntabwo amasezerano ashaka gukemura ikibazo. None se ubundi uko basinye kuva basinye mu gihe bumvikanyeho hari cyakozwe? Ni nacyo M23 ivuga ko hari nta cyakozwe. Ni ukuvuga ntabwo bigize babaha imfungwa zabo, kandi M23 imaze gutanga ibihumbi byinshi by'abasirikare ba Kongo n'abaje kwifasha, kuko bagaragaza yuko FDLR abafatiye ku rugamba babahaye u Rwanda ko saba Kongomani, abacanshuro babahaye ibihugu byabo, Sadeke rwose nabo baragiye babahaye ibihugu byabo, n'abarundi ngira ngo numva barafi kubatanga cyangwa se baganira, sibyo? Kongo bayihaye abasirikare babo bafatiye ku rugamba, none se bagira ngo M23 ikora iki? None igosaba abasaga 700 ifite wo nturayihana 300 yego nanjye sinaziharagwa nawe njye ko kiri ni cyane se yindi kwa tuvuga nini ntayo ko ntacyo wakoze mu masezerano twagiranye wabuyeho no kuvuga ngo mu masezerano bagiranye barumvikanyeho nizo fungo zo mu kwa zatanzwe mbego sibe hari ntizatanzwe nabanje ko ari ikize n'ikibazo gikomeye kurasana. Ese ubona bizarangira bite? Kubona habaye no kuba M23 ihinduye Kongo isa yihindura reka bwizo kuri niyo hazabaho kwigenga simbizi bitabaho simbizi birashoboka yaba gufata Kongo yose bagahindura guverinoma yaba se kuzagiza igihe ko mu gace runaka karigenze imwe muri yo nzani izakoreshwa ariko M23 ntiteze gusubira inyuma. Urabona aho bigana ari urugamba rugiye gukomeza nta kindi ntabwo izi nuhagarara kuko nubona neza ibyo baganiriye sibyo nyuma yaho hamaze guhinduka ishozi ingahe bafasha ahantu hangana iki hani bagiye bafata kandi umundi Kongo n'umundi ari itera ingoni nyeshyamba yego nta mitwe bafatanyije za FDLR wazarendo n'ibindi bakazitera bagatera M23 nayo ikabakubita sibyo bivuze iki? Bivuze ngo ntabwo ngewe nasinzi ko bizagenda ariko nkurikije uko mbibona ngewe M23 ishimuka ku yindi mitwe yabanjijeho mbere yego sibyo kugeza aho havuke M23 nayo ubwa M23 ini inshuro ya kabiri ivutse ariko ni ya nyuma ntazasubira inyuma. Ibyo mbikubwije kuri inavuga ko mu minsi iyo yagerageje gukurikiza amasezerano yarezuje 100%, ivuga ko n'imfungwa yazirekuye irangije, inavuga ko kandi nubwo hari izigifite z'abarundi ifite abarundi yafatiye ku rugamba yari yatangaza igihe izarekura bitewe nuko yakomeje kubona ko leta itakurikije ibisabwa, kandi nanone bivuga ko yafashe iri kwirwanaho aba ari uko bayiteye. Ese ubona M23 izakomeza igategeza ko bayitera cyangwa irakomeza ifate ahandi nkuko yafashe Walungu? M23 igeze amahirwe barayitera uko bayiteye handi watutse bayitera hafata ikanafata bavuye mu bindiro byo baje bavuyemo. Yo na kwitera nagituka nk'amahirwe gusa iyi mishyikirano yabo ntakizageraho ahubwo urugamba rugikora rubisi ubona no bagiye kurasana byenyewe. Ubu gahunda no kujya mu mitsi birayi n'uburyarya Kisekedi nayo korabizi abakora agira ngo abajijishe yisuganye asabone kuntu aza kubita neza bazi ngo mishyikirano, ariko abahungu no bafite uburambe muri zinamba bamaze imyaka myinshi barabizi bazi ko baryarya. Giye nkubwije kuri isasu rigiye kuvuga muri Kongo amaherezo ni urugamba hanyuma hafatwa ahantu hanini ariko Kongo izatsinda bizagira itsinzwe. Ushingiye kuki kandi ushingiye ku bushake abahungu bafite M23 ifite ubushake bwinshi buri gitinya abantu barwana badasahura. Noneho niyo uvishije na politiki zabo abisimwe bavuga iyo kwikiye bamakinga bahuye n'abaturage cyangwa n'ingabo aho bahuriye kumva uburyo baganiza abaturage intego zabo sibyo kanguze ukuri barabona afite gahunda. Ubu ni yashamba zidafite gahunda zigasahura noneho ko barimo barubaka aho bagiye bafata barubaka inzego barubaka umutekano fatika
barubaka n'ibikorwa remezo, abo bantu ujye batinya, bafite icyo bashaka, abo rero kubatsinda biragoye, ndahubwiza ukuri. burya kurwana udafite icyo uharanira no mu nzira urasitara ugasubira inyuma. Hari igihe ushaka kurwana n'umujura ariko hari igihe urwana n'umuntu witabara. Yego, aba bantu ko ari babiri ntabwo urugamba ruba rumwe mu Rwanda nabo. Umujura ashaguteye yo mu Rwanda yirukanka ashaka uburyo gucika ngo ahunge. yego, Ariko uwo mu Rwanda we wateye nko kurwanya nabi cyane. Bivuze ngo abantu ba M23 ifite intego kuko yarambiwe ishyanga reka. yego, Kandi nkubwiza ukuri. Nkubwiza ukuri ngo imyaka 2. imyaka 2 yonyine umurongo watangiye kuguhindura isura. birabyahinduye isura. Njyewe nkubwije ukuri, umwaka utaha sibyo, mu kwa 12 umwaka utaha sibyo, tuvuga ibindi bintu, umwaka uzakurikiraho wundi sibyo, 2026 hazoza imyaka 30 izi mpunzi zije muri uru Rwanda z'abakongomani no muri bihugu duturanye Uganda bariyo n'ahandi sibyo. Imyaka 30 iyo ishize ubwabyo abantu bakirwanya uburenganzira bwabo bumva iki wowe? Bakirwanya uburenganzira bwabo, ngiye ngo hari imyaka 2. Sivuze ngo rihambira birangiye, sivuze ngo baraba wenda Kongo yacitsemo kabiri cyangwa se bafashe Kongo nk'igihugu mfite yafashe, ariko no muri politiki mpuzamahanga hazaba hari ikintu cyamaze guhinduka. urumva ko rero hagatanga ese ubyumva gute nka leta ya Kongo iramutse yongeye ikarega ndetse ikarega M23 n'ubwa mbere ahubwo se kurega yagize ibireka ahubwo nuko yareze igapfa ubusa nako yarareze ipfa ubusa n'ubundi narega zapfa ubusa. Reka nkubwire, Kongo nta gitareze zinyeshyamba sibyo, kuva na kera barareze, hari n'abafunzwe naganda nafunzwe ntamutwaye bazarega, yenda haro bajyana simbizi sibyo, ariko se gukemura ikibazo cy'intambara kuko n'abatwaye ba mbere ntabwo intambara ahagaze. Ikibazo rega ni icyo barwanira ni iki? Yego, ese ubona bize nyine nk'ubu ngubu ubona intambara yahoshwa n'iki? Nuko abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babona uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, batabuhawe bagakomeza bazaburwanira kandi babwishakire. Byanze bikunze amahoro bagomba kuyashaka, ikanguze ukuri bagomba kuyashaka kandi bakabona aho batuye. Nk'uko ikindi kintu kimwe mu myaka yashize mu 20 ntabwo ifite n'imbaraga z'ubukungu, bera bufite ifite abaturage babo bari mu bihugu bitandukanye nabo bagenda bapagasa birwanaho n'ab'inkunga barazibona, ntabwo cyubakanga ubu ngubu. Ubu no kuvuga ngo amaherezo imbunda bazazanika barasa sibyo, M23 izayigura nayo basubize. Amaherezo no gushaka amahoro kumvikana hagati y'ibihugu byombi. Ubwo nabyita ibihugu. Narakubwiye ngo kugira ngo Kongo ibone amahoro arambye ni inzira 3 sibyo. Iya mbere nuko yemera ko bari abantu ari abakongomani bafite ubutaka bwabo gakondo yabo hari ahantu, bityo ubwo butaka bwabo bagomba kubaho kandi akabaho amahoro nk'abandi bakongomani sibyo. Iyo ni inzira imwe, ndetse njye ko mbibona nuko bakemera kuganira bakavanga n'ingabo kandi bakemera ko M23 ikomeza kugenzura igice yafashe kive mu majyepfo na kive mu majyaruguru, ikabigenzura bukabuyobozi. Mbese ufata urugero bikaba nka leta yindi muri leta mu yindi oya, urabona nka tuzimo za Amerika bagira za state, ikaba state kwayo yego, none bakagira kwayo naho garinga bayo bakagira uburyo bagenda bahura amabwiza akaviriya sibyo, akava Kinshasa, ariko state kwayo kigenga aho bizakunda. Iyo ni inzira imwe. Iri nzira ya kabiri izatuma Kongo igira amahoro
nuko kari agace bazavuga ati noneho abana b'abakongomani ntitubemera ariko ubutaka ni ubwabo ni ukwabikase ntawusubirane twebwe tureke. Iyo ni inzira ya kabiri. Inzira ya gatatu yindi mukunda kwirengagiza sibyo, FDLR ikava ku butaka bwayo n'indi mitwe aho ngaho ijagarayemo sibyo bwa Kongo bwa kiriya gihugu, kuko kubera yego bakavuga butabwariye ntibakomeza kubukoresha bahungabanya umutekano w'ibindi bihugu baturanye nabyo. Kongo izabona amahoro nibitabikoze n'ibyo nta mahoro izabona. Ubundi ikibazo yewe babona giterwa na FDLR n'iri hano. Oya, FDLR giteza kuri Kongo n'u Rwanda. Ariko abakongomani bo FDLR ntiyica abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bose. Irabica. Ikoreshejwe na Kongo. Kuri FDLR ni igikoresho cya Kongo. Sibyo? Ariko batarava hari ahantu ntabwo bizakunda. Urakoze cyane. Yego. Kuri iyi ngingo twari turi kuvugaho uyu munsi bavuga ku bijyanye n'iyi Doha, amasezerano y'Doha yari kuba ku itariki ya 8 z'uku kwezi turi z'ukwa 8 nyine itarabaye. Wasezera abadukurikiye nuko ni kubyumva ku bindi bitekerezo nabo baduha comment. Ngewe nko nabivuze amasezerano azabaho agerageza asunika iminsi sibyo, ariko ntabwo uzatanga igisubizo. Ayo ntayo ntuzanategereze rwose. Ayo ngayo nta yahari bizabaho gusa bishabeshanye iminsi mikeya sibyo, ariko nta gisubizo kizavamo gifatika kizaha amahoro Kongo. Oya, Kinshasa ubwaye ni ifite inshingano zo kwegera mu Ventura bakacara bakaganira bakareba icyo barwana kandi banakizi. Hari n'amasezerano baragiranye Kabila kiyoboye sibyo, barayazi neza icyo bashaka barakizi, bicare bakiganireho nk'abakongomani bagishakira igisubizo. No kugishakira hanze ntacyo bazakurayo.